Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Tubahaye ikaze inshuti zacu bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri iki cyumweru turongera kuganira kuri politiki ya Leta y'u Rwanda yo gushishikariza abanyarwanda gukoresha ibikorerwa mu Rwanda kugira ngo hagabanywe icyuho cy'ibitumizwa mu mahanga usanga bikiri byinshi ku masoko yo mu Rwanda, ariko ndetse dushobore no kwihaza mu byo dukora, natwe tube twasagurira n'amasoko yo mu bindi bihugu. Ahubwo ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba muri kumwe na Vincent Mpakani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangira. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Nubwo ubukungu bw'igihugu cyacu budasiba kuzamuka, haracyari icyuho hagati y'ibitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwayo. Umwe mu miti mu rwego rwo guhangana n'icyo kibazo ni uko u Rwanda rwashobora kugira icyo rwikorera, ibikozwe bikamenyekanishwa kugira ngo bigurwe mbere na mbere n'abanyarwanda batagombye kwirukira ibiva hanze. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yakoze ubushakashatsi hagamijwe kureba ibicuruzwa byakwitabwaho mu kugabanya ibitumizwa mu mahanga. Muri byo harimo ibikomoka ku buhinzi byakwinjiriza u Rwanda agera kuri miliyoni 112 z'amadolari ku mwaka, ibikoresho by'ubwubatsi byarwinjiriza agera kuri miliyoni 206, ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda nabyo byatuma hinjira agera kuri miliyoni 124. Ingamba twashyize muri iyi nyigo zishyizwe mu bikorwa, dushobora kugabanya ibyo dukura mu mahanga ku kigero cya 18%, bishobora kuduha savings cyangwa se bishobora kugabanya amadevize yajyaga mu mahanga ku kigero cya miliyoni 450 buri mwaka. Ibyo rero ni savings zitari nkeya. Ubwo ni ukuvuga ugereranyije ni nko gufata ikawa n'icyayi ndetse na minerals twohereza mu mahanga byose biteranyije. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda rero isanga ari ngombwa ko ibyagaragaye bimenyeshwa abanyarwanda bakabikunda bakabikoresha. Ingamba rero ziri muri bice bitatu. Igice cya mbere ni izijyanye no gukangurira abanyarwanda kuyoboka ibikorewe mu gihugu. Iyo ngiyo ni communication campaign tugiye gutangira, ariko nanone ntabwo twavuga ngo abanyarwanda nibayoboke cyangwa se abari mu gihugu nibayoboke ibikorewe mu gihugu, tutabereka ni ibihe bifite umwihariko, ni ibihe bifite umwimerere, ni ibihe bifite amahirwe yo kuzuza ibyo abaguzi bifuza, haba mu bwinshi ariko haba no mu bwiza. Igice cya kabiri rero cy'inyigo kiratwereka ni ibihe bicuruzwa dushobora gushyiraho ingufu bifite amahirwe yo guhangana ku isoko mu bwiza no mu bwinshi. Igice cya gatatu cy'inyigo kiratwereka noneho ibindi bikenewe gukorwa, ahandi twashora imari kugira ngo turusheho kugabanya ibiva mu mahanga. Ibyo ngibyo bikazavamo noneho n'imishinga mikeya y'icyitegererezo abantu bashobora gushoramo imari yadufasha kugabanya ibiva mu mahanga. Nibyo n'inyigo yashoboye kwibandaho itwereka ese ni ibihe koko, ni ibihe bicuruzwa bifite amahirwe, kuko mu by'ukuri niba tuvuze tuti tugane ibyo mu gihugu
tugabanye ibyo dukura mu mahanga. Ibicuruzwa bishoboye kugaragara muri iyi nyigo ku ikubitiro rya mbere bigera kuri 21, haba nabyo 21 mu bice bitatu, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho bivuye mu nganda bitandukanye, noneho n'ibicuruzwa bishingiye ku bikomoka ku buhinzi. Ibyo rero bya bicuruzwa 21 mvuze byaragaragajwe muri iyi nyigo kandi bifite amahirwe yo kuba byahangana kuri iri soko, haba mu bwinshi haba no mu bwiza. Ingamba zikurikiraho no kureba uburyo ayo masosiyete abikora yakomeza gushyigikirwa kugira ngo yongere ubushobozi bwayo bwo guhangana ku isoko. Gahunda y'ubukangurambaga ku gukoresha ibikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda campaign, yatangijwe n'imurikagurisha ryateguwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ku bufatanye n'Urugaga Nyarwanda rw'abikorera, ribera Igikondo ahasanzwe habera mu murikagurisha kuva ku itariki ya 25 Gashyantare kugeza ku itariki ya 2 Werurwe 2016. Ryitabiriwe n'abakora byinshi binyuranye kandi abanyarwanda banyuranye bararyitabira, bashobora kwirebera ibikorerwa iwacu ndetse birenga ibyo bashobora no kwigurira bimwe muri byo. Nyuma y'iryo murikagurisha hagomba gukurikiraho gahunda y'ubukangurambaga izasozwa n'irindi murikagurisha mu Kuboza 2016. Iki gikorwa si cya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda gusa, izagifatanya n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye barimo ibitangazamakuru bizamenyekanisha ibikorerwa mu Rwanda ndetse n'abanyenganda n'abakora ibindi binyuranye byakoreshwa n'abanyarwanda cyangwa se byakoherezwa no mu mahanga. Ni muri urwo rwego rero Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yateguye inama n'abo bafatanyabikorwa banyuranye, cyane cyane ariko n'abo banyenganda kugira ngo basobanurirwe icyo bategerejweho. Babanje gusobanurirwa uko gahunda y'ubukangurambaga ku ikoreshwa ry'ibikorerwa mu Rwanda iteye. The campaign is working together with the domestic market recapturing strategy that is from 2015 to 2020. Iyi gahunda igamije gukorana n'isoko ry'imbere mu Rwanda. Twashyizeho ingamba ngenderwaho kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020. Zimwe mu mbogamizi twabonye muri iyi gahunda yo gukoresha ibikoresho bikorewe mu Rwanda nuko ibikoresho bikiri bike, umwimerere ukiri hasi, ikindi kandi ugasanga biracyahenze. Hari ukuba abantu batarimvamo ibikoresho bikorewe mu Rwanda. Iyi gahunda rero ikizakora kugira ngo iki kibazo gikemuke, tuzagerageza kwigisha abantu ibyiza by'ibikoresho bikorewe iwacu, ndetse tunakora mu murika y'ibyo bikoresho kugira ngo abantu babibone. Dushyireho n'amarushanwa y'abakora ibikoresho byiza bikorewe iwacu. Mu ngamba dufite kandi no gukomeza gukora ibikorwa byose byatuma abantu bamenya ibikoresho bikorewe iwacu. Murabizi ko hari imurikagurishwa ryitwa Made in Rwanda ryabaye mu kwezi kwa Gashyantare k'uyu mwaka. Turacyakomeza gukangurira abantu ibyiza byo gukoresha ibikoresho bikorewe iwacu kuko bifite inyungu ku banyarwanda muri rusange. Muri iki gikorwa cyo kongera imbaraga mu kumenyekanisha ibikorwa bikorewe iwacu kandi twereka abaguzi ibikoresho byamaze kugera ku isoko ndetse tukabereka n'ingaruka nziza bifite ku bukungu bwacu bw'u Rwanda. Mu mpera z'umwaka kandi tuzajya duhemba inganda, abacuruzi n'abanyabugeni bakoze ibikoresho bikorewe iwacu atari byo batumije. Muri iyi nama kandi tuzigisha abakora ibikoresho bitandukanye bikorewe iwacu inzira umucuruzi anyuramo kugira ngo abone ibyangombwa byuzuye bimwemerera gucuruza ibi bikoresho. Tuzarangira kandi abakeneye ibikoresho aho babisanga, niba biri mu masupermarket cyangwa se mu yandi maguriro. Ku baguzi kandi ni uburyo tuzakoresha, yaba ari ukurangira abaguzi aho ibikoresho biri ndetse no kubagura ku bwiza bw'ibi bikoresho. Hari uburyo twateguye bwo kumenyekanisha ibikorwa bikorewe iwacu, ariyo gahunda ya Made in Rwanda. Kwamaza ku maradiyo no ku binyamakuru, hari ugukora kandi website yihariye ya Made in Rwanda. Turateganya kandi gukora irindi murikagurishwa rya Made in Rwanda rizaba ririmo abamurikabikorwa bazaba babashije gutsinda mu marushanwa. Tuzerekana kandi ubuhamya butandukanye bw'abakora ibikoresho bikorewe iwacu babashije kwiteza imbere, tubazane muri aya marushanwa kugira ngo babere urugero abandi. Tuzakomeza gukorana kandi n'itangazamakuru kugira ngo dukomeze gukangurira abantu ibyiza by'ibikoresho, yaba ari amaradiyo na za televiziyo. Tuzakora amashusho yo kwigisha abaguzi aca kuri televiziyo. Tuzakorana n'abahanzi kandi murabizi ko bakurikiranwa n'abantu benshi, badukora indirimbo zifasha abantu gusobanukirwa ibikoresho bikorerwa iwacu. Samples, if you have any samples, it's good to have them out, and then anyone who gets the Made in Rwanda certification will do some media blitz around that. Impuguke mpuzamahanga kandi yaganiriye n'abo banyenganda
ku buryo bahagarara neza muri iki gikorwa, kuko rimwe na rimwe gushobora gucuruza ibyo bakora ni no gushobora guhangana n'abandi bakora ibisa nabyo. I will tell you something about this domestic market recapturing strategy, which goes in line with Made in Rwanda. Hari icyo nshaka kubabwira kuri iyi gahunda y'isoko ry'imbere ry'ibikorerwa hano mu Rwanda. Hari ibintu by'ingenzi byatuma iyi gahunda igera ku ntego zayo, guhitamo ahantu habereye kampani igiye kuhakorera, ahantu hafite ubusobanuro, hafite inyungu nini kuri ibyo bikorwa bigiye kuhakorerwa. Kuri ubu twahisemo igihe cy'umwaka, ariko byatangiye gutanga umusaruro. Tuzakomeza kandi gukurikirana iki gikorwa cyo guhitamo ahantu heza ho gukorera hajyanye n'aya makampani kuva gitangiye, cyane cyane uburyo babyitwaramo mu gihe hari impinduka ku masoko. Nk'uko turi kwibanda ku isoko ry'imbere, tuzanafasha abantu kumenya ibikoresho byiza kandi bikenewe bajyana kuri iryo soko. Tuzagerageza kandi kubasangiza ku bunararibonye bwacu mu bucuruzi bwo kohereza ibicuruzwa hanze y'igihugu, kuko ari ikintu gifasha ubucuruzi gutera imbere. Ntabwo tuzigera tujya muri kampani yawe ngo tugutegeke ibyo ugomba gukora. Oya, tuzajya tuganira nawe, utubwire ikibazo ufite, impamvu ubona bitagenda, hanyuma twifashishije ubunararibonye bwacu tukubwira uko wabigenza. Mu bunararibonye dufite kandi tuzagerageza gusobanurira abantu imikorere y'amakampani yabo, uburyo ukora ibicuruzwa byawe, uburyo bwiza wakoresha bwo gupfunyika ibyo bicuruzwa kugeza bibaye ibicuruzwa byiza binogeye abakiriya ku isoko. Which means that you have to deliver it to the market and make it desirable to people. Abitabiriye inama nabo bahawe urubuga, batanga ibitekerezo, babaza n'ibibazo. Inama irangiye, twegereye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda adusobanurira icyari kigenderewe. Iyi kampanye turimo yiswe Made in Rwanda campaign ni programu ndende, ntabwo ari ikintu kivugwa gusa. Hari ririya murikagurisha ryakozwe mu kwezi kwa kabiri kugira ngo abantu banamenye yuko mu Rwanda hari ibintu bihakorerwa byiza. Hari abantu bibazaga yuko byarangiriye hariya, ubundi tukabivuga mu magambo, ariko ntabwo ari byo. Dufite gahunda twiyemeje gushyira mu bikorwa uyu mwaka wose kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12. Muri iyo gahunda harimo ibintu bibiri by'ingenzi mu by'ukuri, ari nabyo twagira ngo uyu munsi dusangira amakuru n'inganda z'u Rwanda, cyane cyane abantu bari mu nganda zikora ibintu tubona muri iyi kampanye bizadufasha kugera ku nshingano. Icya mbere, hari abantu twagiranye amasezerano yo kuzadufasha gukomeza kwamamaza ibintu bikorerwa mu Rwanda. Hari kampani ikora mu bintu bya media, twagiranye amasezerano kugira ngo bazadufashe gukomeza kwamamaza ibyo bintu. Bafite rero porogaramu bashyira mu bikorwa buri kwezi, niyo bagejeje ku bitabiriye inama. Ariko kugira ngo iyi porogaramu ntabwo ari ibintu gusa bizavugwa muri media, bifite n'ireme cyane cyane kureba izo nganda mu Rwanda tuvuga zishobora gukora ibintu byinshi byiza byatuma abanyarwanda bakangurirwa kubigura ku buryo busobanutse. Hari impuguke mu rwego mpuzamahanga nayo twiyambaje kugira ngo izakorane n'izo nganda, turebere hamwe ibibazo izo nganda zishobora kuba zifite zijyanye n'icyatuma zitahagarara neza mu ihiganwa kw'iri soko, kuko nk'uko mubizi iri soko ntabwo rifunze, ni isoko rifunguye. Turi mu muryango by'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ndetse n'ibindi bicuruzwa bituruka kure cyane biraza mu Rwanda. Iyo dukangurira abanyarwanda kuvuga ngo mwitabire kugura ibintu by'u Rwanda, tugomba kumenya ibyo bintu ni ibihe, ese ibiciro byabyo bimeze bite, ubwiza bwabyo, kugira ngo koko ku isoko n'abanyarwanda babone yuko ibyo tubakangurira ari ukuri. Aranavuga ku mpungenge za bamwe bavuga ko ibiciro by'ibikorerwa mu Rwanda byaba biri hejuru ugereranije n'ibitumizwa hanze. Muri iyi kampanye hari ibintu bizaganirwaho.
ziriya nganda twavugaga tugomba kwicara nazo tukareba impamvu ibintu bakora byaba bihenze kurusha ibituruka hanze. Hari ibisubizo bishobora kugenda biboneka biturutse muri ibyo biganiro, ni nayo mpamvu twiyambaje impuguke zishobora kuba zabagira inama kugira ngo bashobore kongera ubushobozi bwabo guhiganwa n'ibiva hanze. Hari ibibazo bishobora kuba biterwa wenda na za politike, nazo zishobora kuganirwaho tukareba niba hari uburyo abantu bashobora kuba bafashwa mu rwego rwa politike ya leta yo kubashyigikira bitakozwe wenda neza kugeza ubu ngubu, kugira ngo ibi byose tubiganire. Ntekereza yuko hari bizagenda bivamo bibafasha kuko kubona isoko rirushijeho iryo bari basanzwe babona kuri iki gihe. Bahaye nk'urugero, nk'ubu ngubu hari ikintu twitayeho cyane, kureba uburyo amasoko ya leta atangwa. Amasoko ya leta buriya mu mategeko yagenga harimo ingingo zemera yuko abakorera ibintu byabo mu Rwanda, igihe ugiye kubahiganisha n'abakorera ibintu mu mahanga, hari icyo ushobora kwemera kuba mu rwego rw'igiciro. Ubu ngubu mu mategeko yariho twemeraga yuko umunyarwanda akora ibintu atagiye hejuru y'10% by'igiciro cy'umunyamahanga, isoko riho umunyarwanda. Abacuruzi n'abanyenganda se bo barabona bate iyi politiki ya leta y'u Rwanda yo kugabanya ibitumizwa hanze ahubwo hakongerwa ibikorerwa mu Rwanda kandi bigakoreshwa n'abanyarwanda? Kuganira kuri Made in Rwanda rwose mbere yuko mvuga byinshi mba numva ari igisubizo ku Rwanda, yaba mu mibereho myiza, yaba mu bukungu bw'igihugu, yaba mu biribwa cyangwa se n'ibyo by'ubwubatsi n'imyambaro nk'uko minisitiri yahoze abivuga. Njyewe rero ingamba nafashe kandi zimaze igihe ni uko nashyize imbaraga ku buryo bugaragara gukoresha ubutaka bw'u Rwanda, nkashakisha ibihingwa byose bishoboka ku buryo mbihinga, ariko nkoresha tekinoloji y'ubwenge y'amahanga kugira ngo ndebe isoko ryo mu gihugu ndetse n'iryo hanze. Ntabwo nagarukiye aho rero kugira ngo ndusheho gushyiramo imbaraga kandi nkora n'ejo hazaza hakakomeza, byatumye nshyiraho ishuri rya College Fondation Sina Gerard. Iryo shuri harimo section y'ubuhinzi n'ubworozi. Nabyo ni ukugira ngo noneho ne kuzaba wa wundi ujyana agatebo mu isoko kandi ntabigizemo uruhare kugira ngo bahinge n'ibyo dushaka. Muri abo bahinzi biri mu byatumye nzana imizabibu nayivanye hanze, imizabibu ubundi ihingwa ku isi mu bihugu bikomeye, ariko nayihinze mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho na rya shuri b'abagoronome barimo baranayiga kuyihinga dukurikije tekinoloji tuba twavanye hanze. Ubu noneho umunyarwanda niwe ugiye kuzajya yakana akazi mu bihugu duturanye, nawe akajya kubahingira imizabibu, ariko cyane cyane birumvikana ko tugomba kumanza twayihazaho. Aho ndashaka kuvuga ko noneho si uguhinga gusa, no kuyihinduramo divayi ku isi yose, divayi ku isi yose zikomeye zose ziva mu mizabibu. Ubu rero ya Made in Rwanda impamvu nyibonamo cyane ni uko iyo divayi kuva muri 2011 iri ku isoko ry'u Rwanda, kugeza ubwo aba bazungu batumva batekereza ko bazaza bapfunyitse, wenda bazi ko mfite ka karusho gakomoka ku bitoki, hano none n'agakomoka ku mizabibu karahari. Icyo ni igisubizo. Na pome zirahari, nazo ndashakisha zimwe ziva za South Africa no kuva hanze zicuruzwa mu Rwanda, zirahingwa mu gihugu kandi n'ishuri rigenewe hari aba engineer agronome bavyigisha kugira ngo ya Made in Rwanda kuko izumvikane by'umwimerere ko inakorwa atari ukuzana raw materials ngo babikora byongere bigende. Twaganiriye kandi n'abakora umurimo wo kumenyekanisha ibicuruzwa no kubishakira isoko, marketing and sales, nabo bagira icyo bavuga kuri iyi politiki yo gukoresha iby'iwacu. Uyu munsi kuza kwanjye muri iyi nama nicyo nongeyeho mu bantu bari baje kuvuga, no kwerekana ukuntu abanyenganda n'abacuruzi bashaka gucuruza iby'inyarwanda bafite opportunity idasanzwe. So no kuvuga ko ibintu bikomoka mu Rwanda, bituruka mu Rwanda, bikorerwa mu Rwanda, ubundi bishobora kubigenderaho. So ndavuga ati ibihe turimo ubu ngubu ni opportunity idasanzwe. So abanyenganda nabo bashatse bashobora kuzabigenderaho, ariko noneho no kuvuga ko nabo bagomba kugira kwemera kugendera kuri izo
ibyo bintu biranga u Rwanda ni ukuvuga iki mu Rwanda nta corruption nta ruswa ni iki kintu mbese ni icyifuzo tushaka kugeraho mu Rwanda hari isuku no clean mu Rwanda ni green biriya by'ama plastic twarabitaye mu Rwanda hari high tech nkuko njya nabivuga kare niba uzinganjwiri fiber yagezeyo umurumva rero so ibyo bintu rero byakagombye kuba bikubye mu bintu bikorerwa ino mu Rwanda niba ukoze tuvuge ntabwo ngiye hari nk'inganda bageze ahantu nibura tuvuge abantu bacuruza nk'urusenda n'iki byose ariko uko ubipakaginga uko mbese uko ubigeza ku bantu mu Kinyarwanda tuzi ko akeza kigura ni ukuvuga ko niba ufite piripiri nziza ariko iyo piripiri uyishyire mu kantu katuma nawe ushaka kubigura. Birumvikana ko muri ubu bukangurambaga itangazamakuru ribufitemo umwanya munini. Twaganiriye na bamwe mu bahagarariye ibitangazamakuru bari bitabiriye inama batubwira nabo uruhare babona bazagira muri iki gikorwa. Uruhare rwacu nk'itangazamakuru turarwumva mu kumenyekanisha Made in Rwanda. Ibikorwa bikorerwa mu Rwanda twebwe nk'ibitangazamakuru icyo tugomba gukora no kumenyekanisha abanyarwanda bakabimenya bashingiye kuri principes zitandukanye leta yifuza yuko zahinduka kugira ngo abanyarwanda bashe kugura iby'iwabo. Kimwe no kumenyesha ubuziranenge bwabyo, kumenyekanisha no kubikundisha abanyarwanda bakabasha kubigura ndetse yewe n'abanyamahanga bakamenya yuko hari ibikorwa bikorerwa mu Rwanda kandi bifite agaciro. Ariko ibyo ngibyo tugomba kubikora dufatanyije na leta muri rusange, cyane cyane Minicom ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagira uruhare mu kumenyekanisha ibikorwa byo mu Rwanda kugira ngo umusaruro ubashe kuba mwiza, kugira ngo ubufatanye bubashe kugenda neza. Haba hinjiramo ibintu bigendanye n'ubushobozi, manuel de procedure zitandukanye zo kugira ngo ubwo bushobozi bubashe kuboneka, ibyo bikorwa biboneke. Nk'itangazamakuru dufite uruhare runini cyane mu gutuma niyo myumvire abantu batandukanye bavugaga. Umvise yuko na ministre muri iyi nama yavuze yuko imyumvire ari cyo kintu cya mbere Made in Rwanda campaign igiye kuzashyiraho imbaraga. Ariko iyo myumvire izahindurwa n'abanyamakuru nibakomeza kwereka abanyarwanda yuko hari uruhare runini itangazamakuru rikwiriye gukora mu guhindura imyumvire y'abanyarwanda. Abanyarwanda twese nitwumva ko kwihesha agaciro harimo no kugura iby'iwacu, abakora ibinyuranye dukenera mu buzima bwa buri munsi bagashyira imbaraga mu gukora byinshi kandi byiza mu gihe kitari kinini cyacyuho hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga kizagabanuka. Nshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ngibi rero ibyo twari twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi, tukaba twibanze kuri gahunda yo kumenyekanisha ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda babyitabire, babigure, babikoreshe, bityo icyuho cyagaragaraga hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa mu mahanga kigende kigabanuka, kuko noneho byinshi n'ibikorerwa mu Rwanda tuzabibona hafi kandi ku biciro byiza. Amadovize yakoreshwaga mu gutumiza ibintu mu mahanga abe yadufasha mu bindi bikorwa by'iterambere. Tubashimire rero mwebwe mwese bamudatenguha mudahwema kudukurikira muri iki kiganiro, kandi tubararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha kuri ya saha. Ni ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Mpakani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo.
muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.